undi aramubwira ati kandi disi mfite umwana wanjye mu rugo ukunda kubyina namuguha ukamutoza. Niko umubyeyi niho yahita abantu bafite amakuru boro yahita amukonekita n'uwo mwana we, ariko ntabwo uwo mubyeyi ntiyarazi ibyo agiye gukorera umwana we. Aho umubyeyi nta makuru yari afite, ntabwo yarazi se muhungu ko ari ntabwo yari muri cya, urabona ukuntu yahostingaga hari hagezweho ibi bintu byo kuba ufite utwana tudusore mubyinana kuri tere tukwigisha kubyina, urumva. Noneho uwo mubyeyi amwereka video y'akana ke kabyina, urumva. Aramubwira ati kandi kari mu rugo kandi nagafana kawe, nimba ugashaka uzagatware nta kibazo mujye mubyinana. Undi ati nzagatwara rwose nzajya ngahemba. Banumvikana amafaranga. Ese nuko nyina yamenyanye na Semuhungu? Nuko umwana yamenyanye na Semuhungu guturuka kuri mama we. Ni amakuru nikuriye mu banyonzi, ni amakuru nikurira mu banyonzi Godfather. Kagira inkuru ndiho kumva. Naho ngaho byaturutse amenyana nawe. Nuko mama yamenyanye na Semuhungu. Nuko umwana yamenyanye na Semuhungu guturuka kuri mama we. Noneho amakuru ava mu banyonzi. Mu banyonzi kandi? Ego, mu banyonzi kandi. Avuga ko nyine ako kana kagiyeyo bakajya guhostinga, nyine sinzi aho bari bahostingiye, urumva. Barangije baratahana, uyu nguyu urazi ko yari afite imodoka, umwana ntayo afite. Amubwira ati tujye after party mu rugo iwanjye. Amutwara mu rugo iwe, urumva. Sinzi abamotari bavuga ko hari ibyo yamunywesheje, umwana akagwa agacuho, agatanga byarangiye. Umwana agira ubwoba bwo kubibwira mama we. Undi ahita anamwereka n'amavideo ati niwibeshye ukagira icyo uvuga nzahita mbyereka mama wawe kandi mvuga ko atari bwo bwa mbere ari byo usanzwe ukora. Aya ni amakuru y'abamotari Godfather. Abamotari banyarwandakazi, abamotari muri abamotari batwara abagenzi. So nuko rero naho byahereye. Noneho uwo mwana rero yaje kugira akabazo ngo ararwara. Amakuru y'abamotari aracyavuga. Mwana arwaye, mama aramubaza ati mbwira nukuri mbwira. Arwara indwara zifite aho zihuriye no gutanga umwoyo? Sinzi indwara yarwaye Godfather. Mwana mama we aramwegera ati mbabarira umbwire ufite ikihe kibazo, mbwira mwana wa. Nuko umwana aramwerurira aramubwira. Umugore amubwira ati mama ibyo wankoreye mama abantu wampuje nabo, mama ishyano wanyikoreje. Umwana yirukankana kwa muganga. Asanga nyine umwana ni kaburimbo ararwaye, afitemo igisima. Niko guhita yirukanka no kuri RIB. Kwihangana byamunaniye, yirukanka ajya kuri RIB. Undi mwana rero nawe ngo nuwe Musanze. Wowe nta makuru mfite. Murakoze. Uko bivugwa, ariko agahakana ko atabibakoresheje ku gahato, ko bo ubwabo abo basore bari basanzwe banywa inzoga ndetse bari basanzwe banasohokana mu tubari dutandukanye. Uri kunyumva? Yego. Agahakana kubafata ku ngufu cyangwa kubakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Akavuga yuko nta groupe nimwe yigeze afata video ngo ayohereze muri groupe runaka. Akanavuga ati n'ikimenyo niba mufite ibizibiti mubizane cyangwa mwerekane ibizibiti. Iyo groupe yaba perfect boys, not perfect boys, ntago ndi kubyibuka, ntago nzi ngo nayigezemo gute, nta nubwo nzi ngo nagizwe admin gute. Impamvu ni iyi ngiyi: umuntu ashobora kugushyira muri groupe, akigushyira muri groupe agahita nakugira admin ntuzanabimenye. Ni mugenzi wa neza rero muri iyo groupe ya perfect boys, njyewe ntago ndi admin. Nubwo ndi admin ntago nzi uburyo kina n'aba admin.
ntabwo nzi ngo ntabwo byagenze wajya muri gute. groupe ngo ujye n'abadini ntubimenye. Bibaho cyane. Duhe rwego. Ibyo ngibyo rero nibyo abacamanza bazasesengura bakareba ngo bimeze biti. Nuko byagenze, Semuhungu azasomerwa kuwa mbere enjoyment. Ni urubanza rutoroshye kubera yuko urumva haba impaka nyinshi. Mwavuga toke ngewe nubwo ahubwo nanjye ndamurega kuko nanjye hari igihe yantinze nabishaka. Nereka rubana Semuhungu avuga ati nanjye abo bantu barantinze kandi hari igihe baningaga twanyweye inzoga nabishaka bakabanza bakanyattractinga kandi nkemera bakantinga kuko nanjye mbatinga. Kubera iki? Mbaza ngo kubera iki? Bano bana cyangwa bano basore njyewe kuri njyewe ariko apana undi muntu ubwo ninjye uri kubivuga nta nubwo njyewe ndi urukiko sindi n'umucamanza. Bano bana icyambere bujuje imyaka y'ubukure kandi ubise abana ndagira ngo byumve. Yego itegeko ry'u Rwanda ryemeza yuko umuntu ufite imyaka 18 yemerewe gufata indangamuntu haba afite n'imyaka y'ubukure. Niba umuntu ushobora kumutinga inshuro 15 byakozwe gute kugira ngo umuntu aze mu rugo rw'umuntu inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane, inshuro ya 15 yabaga bashyize mu mugozi, yabaga yabaziritse, byabaga byagenze gute? Cyo ni icyambere. Reka nsoze Godfather, uretse gatonsoze nibyo nkunda ureke mvuge hanyuma we n'undi muntu ijambo nuncarenjinga ahubwo uwo muntu wese aze kuncarenjinga ariko nsoze ntabwo ndi butindi. Niba bigaragara muri chat ko uwitwa Semuhungu yabwiye umwe muri abo bana ati ndakurega kuri mama, ati surandegera mama gute, biragenda gute, bikajyana namubwira ati uzabikora uko ubishaka nta kibazo. Bivuze ngo Semuhungu asanzwe afitanye communication na mama w'umwe muri abo bana. Ariko hari ikintu mujya urumva ko muratse ade gusobanurira ako Godfather ujye tureka tubabarira danga igitekerezo hanyuma nawe ukijya gutanga igitekerezo cyangwa urukora conclusion wanje nimara kubwira uburyo ndi kubyumva ngewe. Okay, go ahead. Sibyo? Niba Eric Semuhungu abo bana bujuje imyaka y'ubukuri, abo bana Semuhungu akaba afite nimero z'ababyeyi babo bavugana baganira bagira gute, bivuze ngo nabo babyeyi bari bazi lokasiyo y'aho abana babo bakunze kuba bari. Sinzi nimba kunyumva neza. Ntabwo nari ndi mu rukiko ariko ndakoresha inyurabwenge zanjye. Niki cyemeza ko abo bana babatinze ku ngufu? Reka ngusobanurire. Babanje kunywa inzoga inshuro 19. Okay, utenze umuntu bwa mbere rimwe bwa mbere birumvikana namungujije inzoga. Ariko Semuhungu ati twabaga twanyweye, twabaga twasinze, twabaga twanyweye amacupa champagne zabaga zamenetse. Kubisubira inshuro 3 turarangiza ryari? Ndi gusoza. Bivuze ngo abo bana nabo ubwabo n'abana bari babaga barananiranye kuko uri umwana muzima ntago wamara umunsi umwe mu rugo rw'umuntu, umunsi ukagera ku munsi wa gatatu ukiri mu rugo rw'umuntu uri umwana muzima niba abana bananiranye. Hanyuma ibyo birego rero cyaza dusobanura nyamuneka mwakoze. Reka ngusubize muri aya magambo rero. Urumva ko ukoze ikosa ryo gukoresheje inyurabwenge aho ngaho byagaragara ko nta bwenge ukoresheje. I'm sorry. Reka ngusobanurire facts man. Muri ibi bintu ntekereza ko imyaka mu mazima akaba ari mu bisobanukiwe. N'umugore w'umugabo bamaranye imyaka 20 mu nzu baryamana ku buriri bumwe. Urimo kunyumva? Amurega icyaha cyo kumusambanya imyaka 5 ku gahato. Why don't you be wise ukaba smart? Akavuga ati imyaka 5 nyimaza mpohotera ncumita by force ku gahato. Ari umugore we amugora akamutekera kandi bagakora iperereza ku izo nshuro zose yamusambanyije. Agataha mu rugo iwabo ntabivuge umunsi. Yego. Funga mike zawe niyo mpamvu ari muri umunsi wa kabiri ntabivuge, umunsi wa gatatu ntabivuge. Urakoze cyane. Ati 15 akinshuro 15 n'umwaka washa n'imyaka 2 niyo mpamvu hazamo. Ariko si nakuvugamo amasiyo ntabuje kuvugira amagahambi. None se kushaka kuvuga wenyine urashaka kunsindagira bibi kuri maso umusa?
reka ngusobanurire amarangamutima yashyire hanze umanze usobanukirwe uko bigenda. Faxman ni ukuvuga ngo niyo mpamvu iyi kese harimo icyo bita ibikangisho. Urimo kunyumva? Ibi bikangisho none ariko se abantu mwabaye muti, niyo mpamvu muri iki kirego harimo icyo bita ibikangisho cyatumye izi nshuro 15 zigera. Harimo ibikangisho rero ngo kuvuga ngo yaraziranye na mama we ngo kuri ibi bikangisho ngo yamubwiraga ngo arabwira mama we ngo natagira ate nadataha. Ariko ya wibuke ko muri kese hanyuma niba umubyeyi Semuhungu yarakangishaga umwana ko natitaba nyina aza kubera iki nyina w'umwana ari wo wareze Semuhungu. Ntabwo mushobora gukoresha common sense. Urakoze cyane icyo nicyo uzanye. Niba umuntu mutinze inshuro ya mbere ukamutinga inshuro ya kabiri akaziho inshuro ya gatatu, uwo muntu by'ubwabyo hari icyo gukeneyeho, hari icyo kubonamo, hari umuntu mfasha kumusobanura n'uva adashaka kumenya. Bari kubwira ko ibikangisho vana ibintu mu bwenge bwinshi. Shira mu bwenge karemano kawe Godfather. Shira mu bwenge bwawe karemano Godfather. Ntabwo ndibwingira ikimara. None se uretse gato. Umutima aragira ngo uretse gato. Ngo nindege kubigira mu bwenge uretse gato. Faxman ngo nkorete ba nawe n'ayikimara. Ariko rero Godfather ndagira ngo nyumve. Ni uretse gato. Byibura oya ndagira ngo byumve. Iyo umuntu aza kuba yaratinzwe bwa mbere ubwa kabiri agatanga ikirego, ariko inshuro 15 Godfather nyine nibyo byo gusobanurira. Okay Bionika, komeza mwanya n'uwawe. Faxman uzi ko ushobora kumarana n'umugore wawe imyaka 5 muhavinga sex nta kibazo, ariko umunsi umwe muri ya myaka 5 ikagukoraho kubera ko wabimufashe cyose. Yego ndabyumva. Abantu nkunganiye Ibyo rero urabona tuvuga urugero kuri sex ku muhungu n'umukobwa. Yego Biroroshye kuko umuhungu yafata umukobwa ku ngufu. Yego Ariko turibaza wa mugani wawe nubwo Godfather ko se inyurabwenge mu rukiko ntago zibamo. Ariko turibaza nyine wa mugani tugeze gatoya. Niba mwanyweye inzoga mwese uko nkuko Jessica bivuze, haraza best view nta muntu utabaguhari ngo birebe, nange na best view nagiye nka kabiri urumva. Yego abaniga bose babaga banyweye inzoga. Yego Tugiye nko mu buryo buri biologically bavuga ko aba homo urumva. Homo kuri wo njye nawe turamutse dusomanye njye nawe. Yego nta nubwo wazongera gutekereza gusoma umukobwa ubwo twagiye muri za biology kugira nkunganire gatoya. N'umukobwa asomanye n'umukobwa gusomana n'umuhungu biragora nuko ngo aba homo biryoha kuruta abantu batandukanye. Ubwo ku bantu bize biology barabize, abantu bize ariko ibyo bintu ntago ari ukugumura abantu. Ntago ndi kubagumura ndi gusobanura ibyo biologically barabize, abantu bize barabize. Yego nuvuga ngo niba abo bantu barasangiye inzoga bwa mbere. Yego Semungu tuvuga urugero agahera ku muntu wa mbere bakabikora. Yego ubwa kabiri akabikorerwa nkuko we abisobanura. Yego bashobora kuba barabikoze bwa mbere aho ngo nabwo ndatajya kuri Godfather babahungu bakaryoherwa, inshuro ya kabiri bikazageraho bagahita bahumira ku murari kuko wifashe nka Google cyangwa se ibitabo bimwe bya siyansi. Ubundi gusabana n'umuntu muhuje igitsina ni kimwe nuko wanywa mugo, ni no test ubikoze bwa tugende. No nayenzi ngo mbonye umunyabwenge ugiye kumujijura we ni ikimara kumurusha. Ntabyo bintu muri kuvuga bitetse. Godfather please reka n'amarangamutima hano, reka dukoreshe ibintu abanyarwanda bose bumva. Ibintu muri gukora muri bitangaza. Oya buretse ntago ari bitangaza, ndagira ngo byumve neza. Nta tegeko mu Rwanda rihari rihana ubutinganyi. Ibyo urabyemera cyane ntabwo byemera? Muri gukora ntabwo tuvuga ku butinganyi. Nyine ndagira ngo wumve impamvu y'ibi bintu. Abantu bazanye kuganiriza birakunda. Imyaka y'ubukure. None se kwa mujye gukoresha ubwenge ndaganda gute kandi nabwo ubwenge murambike hanze iruhande. None se yabasanze wabo byibura arabasambanya. Ndi kukubaza. Bamusangaga iwe mu rugo. Uyu mugabo bakanywa bakarya bakagira gutyo akongera akabakorera ibyo yabakorera. Reka twumve Janine ntabwo ibyo. Okay sawa reka tumwumve na kibazo.
Pioni mutinga twumve. Pio Oya mutinga twumve Janine nibyo byiza. Janine futa ijambo mu mutasini. Njyewe nibarije Faxman ikibazo arambwira ngo yego birashoboka. Urumva Faxman andi makuru wowe wari uri no kubitera amakuru yo ku banyonzi. Urumva nuko umwana umwe yaraziranye n'uyu muhungu. Amakuru nikanira mu banyonzi. Urumva Namutinze. nibarije Faxman ikibazo arambwira ngo yego birashoboka. Urumva Faxman andi makuru wowe wari uri no kubitera amakuru yo ku banyonzi. Urumva nuko umwana umwe yaraziranye n'uyu muhungu. Amakuru nikanira mu banyonzi. Urumva Namutinze. noneho uyu nguya avuga nyine akazi akora Eric Semuhungu. Urumva aramubwira ati ngenda hostinga kandi nkeneye abantu tuzajya tubyinana kuri tere kandi bazajya babyinana nyine kuri tere ya hostinze B'abahungu b'abakobwa. Okay. Uyimuvugira bakavugisha uri birega ntabwo. Ni mu rugero. Oya reka mwunganire. Ariko si uruhamba wewe bakaba kuvugira mu bakaje kuvugira mu bandi mani ntabwo. Reka mama segonda basi abiri basi ubaha reka rangiza wese ko waza kuvugira muri kana barangiza. Impamvu nagaruka mwunganire. Umwunganira narasoza no kuvuga. Waretse ko wasabye nawe wagiye ukora ibyo bagukorera. Niko kuganira neza. Wishaka kwiharira. Urumva Godifa noneho so ibyo rero urumva ko ibyo bintu bigize icyaha. Urumva so nukuvuga ngo uyu mudamu niwe kwa kundi nyine nk'ukuntu Godifa adahana abantu mwese mu nkunda nk'uko wamuza n'umuntu Godifa ukavuga ati Faxman. Urumva oya waswazwe oya reka tuvuge nk'urugero wowe wavuga ati Godifa Ango Africa ramukunda kuva kera. There you go. None kandi usigaye ubwanuka. None kandi uri mu rugo nta kazi ufite uri mu rugo. Mwana wa gerageza hano wenda twajya tubona n'iki n'umuceri kuko ndabona Godifa adafite impano. Kandi arashoboye kandi arashobotse. Ukamanka Africa buryo. Cyane rwose. Aha hantu abantu bibazaga ukuntu Eric yari inshuti ahangaha nibwo tubonye exactly ishusho y'impamvu uyu Semuhungu yari afite connection. Uyu mwana nuvuga ngo uyu mudamu yakoze delivery y'umwana we. Nani Pionika uri kubyumva noneho? Ariko Godfather wivumbuye urabanuka none ugarutse urukuniga ni haritana. Okay mbese ucecetse Pionika njewe umva umbwire mu munota umwe urawumaye ugira defo yo kuza gushimuta kandi ntabwo ari byiza. Ntago nshimuta reka tujye tuvuga reality. Mu munota umwe ntabwo ndi burenze. Wewe wenyine ambuje gukoresha ubwenge none se ubwo turakoresha reality tukabona. Okay mu munota umwe wonyine ntago ngurenze. Semuhungu yakoraga iki? Yakoraga mu kabari. Ari umuhosta. Yari umuhosta. By'ubwabyo kugira ngo umubyeyi afate umwana we amushire mu maboko y'umuntu w'umutinganyi ubyiyemerera ntumvugire mureke mvuge wavuye muri Amerika yirukanywe kubera gutinga abana bakiri bato. Uwo mubyeyi ni umubyeyi nyabaki wafashe umwana we akajya mwohereza mu kabari ka ninjoro ko kujya gufasha Semuhungu kubyina ku ma stage ahantu ya hostinze. By'ubwabyo biragaragara ko uwo mwana numwe njewe kwita cyane ko ndi kubyumva n'umwana wananiranye. Mama akavuga toke nta kundi kuntu byagenda jya mu kabari ugiye gukora umwana ajya nta mwana ajya gukora. Niyo mpamvu watuye umunota uracyari ikigoryi hari ikintu utari kumva.
Man, reka nkubwire. Janine yavuze uramureka nukuri aravuga. kw'Imana Iki reka gitipe nanjye ndakimanura. Umva rero nkubwire Fax man. Cecekaho. Ndo bari kuvuga Ariko kuguseka. Umva ngusobanurire wowe. Wumvise statement yose cyangwa wari wagiye. Okay, hereza ijambo basi Pionika. Pionika uri kunyumva? kumva cyane. Kora comment kuri statement batanze. Comment kuri iyo statement ya Janine nk'uko yavuze yakuye mu bamotari. Biramutse ari byo nk'uko Janine yabivuze cyangwa se nk'uko aho yabyumvise ibyo bavugaga ari ibya nyabyo, buryo iyo hajemo ibintu by'uburwayi kiba ari ikibazo gikomeye. Bakoze cyane. Kuko urabizi niyo abantu bari kuburana ku rubanza urugero rurimo ibintu byo gufata ku ngufu cyangwa se by'ubusambanyi, barabaza ngo ese uwo muntu nta ndwara yanduye muri ibyo bintu, zaba ari indwara zikira cyangwa zidakira. Ikintu cy'indwara rero kiramutse kirimo nk'uko Janine yabivuze, cyaba ari ikintu nkomeza cyaha cyangwa se nkomeza rubanza ngendeye kuri sije ya Janine. Nicyo navuga. Uko ki ndeka nkunganire. Umva Faxman ari kintu tumva kuvuga ngo urumva ko abana we Faxman ugenda untenguha. Faxman ugenda untenguha. Aye anyumvira no kw'Imana. Uzi impamvu ndi kuvuga bino bintu se Godfa? Erega bino bintu twebwe ntabwo turi abanyamategeko, kuko mu rukiko bavuga amategeko, ariko twebwe turavuga uburyo ki tubyumva. Nta n'umuntu judging amategeko, ahubwo dushira mu nyurabwenge yawe yanjye, nawe ugashyira mu nyurabwenge yawe, tukumva ibintu bitandukanye ariko tukaza gukuramo conclusion. Reka nkubaze ikintu kimwe. Uzi impamvu Kabebe afunze? Uzi ufunga yawe Yisobanuye nari kubera iki Kabebe afunzwe? Kandi Kabebe ibyo bakoraga babikoreraga mu kabari, kandi bose bari bakuru kandi barijyanaga yo kugato bakanabahiga abari kubikora. Hari ikintu udasobanukiwe, biragoye cyane kugira ngo uzakore inkuru z'ubutabera bro ugifite imitekerereze imeze uko. So ikintu nkubwira ni iki kigomba gusobanukirwa. Uretse gato ukuvuga ngo uyu mwana kuba umuntu afite ibyo akekwaho cyangwa afite ibyo yakoze ariko akarekurwa akaba ari hanze, impamvu umuntu aba ari hanze nuko nta byaha aba afite kuri we. Bivuze ngo Semuhungu kuba yaridegembyaga ari hanze, ibyo yakoze n'ibyakozwe byose yari umwere kuko yari hanze, yari amaze kujya hanze. Niyo mpamvu muri sosiyete agera agakora imirimo isanzwe akisanga yemerewe ibyo undi muturage wese yemerewe. Mu Rwanda Semuhungu yari vierge, nta cyaha yabazwaga. Icyo ni icya kabiri. Ibyo bintu no gukoresha n'amarangamutima uri gukoresha rero cira. Urimo kunyumva? Reka nakire Yuhi. What's up big man? Yes, yes, brother. How are you? I'm good. Hari akantu gato nshaka kuvuga, right? Eric kuba yaravanywe muri Amerika akajyanwa mu Rwanda. Muri Amerika yari yaragifungiwe icyo cyaha, right? Ajya mu Rwanda. So njyewe I think uko ageze mu Rwanda ntabwo yarakwiye guhabwa akato, ariko nanone ntabwo yari umuntu bari bureke ngo yidegembye gutyo. Godfather, you have to understand ko he was a convicted. Nubwo yagiye akagera, nubwo nyine atashye akajya mu Rwanda, it does not necessarily mean ko yahindutse cyangwa se atahindutse. Niyo mpamvu umuhungu uri kuvuga ko ababyeyi bamushyiraga abana bazi ibyo yaziraga, bagomba gufatamo responsibility ho gatoya. Kandi njye ntabwo mvuga ko yagomba kujya mu Rwanda ntabwo ababyeyi bagomba gufata responsibility. Ntabwo uciye mu jambo. Uretse gato mubwira akantu, ntabwo mvuga ko yagomba kujya mu Rwanda bakamuha akato kuko ni umuntu nk'abandi, but bagombaga no kumukiping an eye on kubera ko afite tendance zo kuba yakora ibyo bintu. Afite tendance yo kuba yakora ibyo bintu kandi yabikoze, right? So people always had to be careful around him. Nicyo kitabaye rero. Abantu bacishije make aravuga ati okay, wenda sinzi ibyo bari kubashukisha. Njye ni munyumva, ntabwo ndi kuvuga ko yarakwiye guhabwa akato, sibyo? Kuko nimba itakoze muri Amerika yaragifungiye akarekurwa agataha, ntawe uzi ko iriya mico yashize cyangwa kiyifite. Ariko ikigaragaye aka kanya nuko abantu bararelaxinzeho gatoya. Wangu uriya mutipe njyewe numva ko amakosa yakoreye mu Rwanda, the Rwandan society nayashyira kuri society yo mu Rwanda kabisa, kuko
bagomba kuba careful around that guy. umva ngusobanurire rero yuhi hari ikintu uri kwibeshya. Ntabwo njya amakosa nyashinja society, amakosa n'ahangana ndayashinja inzego. Urimo kunyumva? Inzego nizo nshinja ya makosa kuba se mu amasaha atinganya abanyarwanda nk'ibyo yakoze muri Amerika kabisubiramo. Inzego nizo zari zifite uwo muntu, nizo zagomba gukurikirana buri kimwe, kandi hagaragaye ibimenyetso muri bukajya guti ajya kubyina muri stade, ntimubyibuka se? So Semuhungu kuba yaraje inzego nizo dushinja ibi bintu. Ntabwo kuvuga ngo abaturage, ntabwo my friend, ntabwo umuntu uri hariya uzi Semuhungu kumbuga. Ntutekereze ko abantu bose ariko bazi case ya Semuhungu. Ntabwo abantu bose ariko bakoresha social media ku buryo bakurikiranye everything. Hari n'abantu bamenye Semuhungu ahagarukiye mu Rwanda batamuzi. Ntimukare bukuru mukorera izi social media mutekereze ko n'abandi bantu bose ariko bazikoresha. Urimo kunyumva? Godfa uvuze ukuri rero kuza kumbwira ngo imiryango agomba gutekinga responsibility. Hari umuntu ubonye Semuhungu, hari abantu bagiye bamenyera Semuhungu kwa Godfather, hari abantu bamenye Semuhungu mu guhostinga bwa mbere, sibyo? Ariko rero namufasha abanyarwanda bose mukavuga ko bagomba kuba bafite access kuri Semuhungu, afite n'amakuru kuri we. Ahangaha ni ikibazo gikomeye. Muri komeye mu Rwanda, right? Ku buryo umuturage wese apana wese. Icyo ndacyemeranyaho nawe. Gusa iki kintu rero no kuba Semuhungu yaraje ntagire na ntuzashyirwaho sinzi niba yaraje ngo anasobanure ku byaha yaregwaga. Semuhungu yaraje ajya muri Serena, ariko niba ubyibuka abantu bose baravuga ngo Semuhungu araza y'amageragere. Murabyibuka? none se atari nkaho yageze mu Rwanda akaba celebrated kubera apana statue wenda umufuka we, noneho ibyaha byose n'iki byose bigasa nkaho abyibagiwe, nta na consequence atabyibagirwa. Niba abantu bose barespectinga ko ari buza ajya bageragere kusobanura ibyo byaha, kuko rega n'umuntu bavuga yasamanyije mu Rwanda n'umwana w'umunyarwanda, nako muri Amerika n'umunyarwanda. Uravuga ati si umunyarwanda se? Umwana yasabanije ntabwo nshaka kuvuga izina rye, si umunyarwanda. Urakoze cyane. So icyo tuvuga ni iki? Ibi byose ntabwo ngiye ngira ipfunwe ryo kubivuga. Ibi bintu byose kuba aya masaha ashobora gufata ibyo yakoze agomba kongera akabikora today. Impamvu nta yindi. Amakosa nayo baramwakiriye. Urimo kumva? There I agree with you. Aho bamwakira inzego zakira Eric zimwohereza muri Serena, nako yagiye muri Serena, ntabwo yagiye ajya muri Ntuzi. Ntiyigeze zizijya kora n'ibyo yirukaniwe. Mwarangiza ngo Semuhungu yewe yarongoye bake. Sorry Godfather, reka statement yanjye nyigarure, ntabwo nshaka kublaminga victim. Yigarure victim hano the person who can blame ni inzego zakiriye Semuhungu. Ariko turemera ko hari umuntu uri responsible kuri biriya byaha mu Rwanda. It's a government, ni inzego. Somebody had to follow up. So retracting a statement yanjye yo kublaminga. Ntabwo mvuze abakorewe ibyo byaha ntabwo ari bo blaminga, but ndi kwibaza nanjye nk'uko umugabo avuze mu kanwa avuga ati ninde mubyeyi ushira umwana we uramutipe azi icyo yaba yanarizwe. But statement you blaming a victim and I retracting. Yego. Why do you? Are you mute your mic? No, ndavuze ni statement blaming a victim ndayikuraho. Yeah, take it.